niba ufite ikirori cyawe hamagara Hasira, niba ufite pati yawe cyangwa ufite ubukangurambaga runaka bafite indirimbo bumvisha ko zifite ireme ryo kugira ngo zibwirize abantu, zibwirize abanyarwanda bahinduke bave mu mico mibi bajye mu bintu bizima, hamagare Mizo, Hasira. N'abana bafite icyo bita babaha akazi, urumva, dukore icyo bita umunwa, dukora ubutumwa ariko tunakore n'ikofi. Yego nuvuga ngo dore ikintu cyari kitubabaza sometime, uhura n'umuntu akakubwira baranze urarenze waranyemeje kandi ari umuntu ufite support yakaguhaye, ariko ejo hazi ikintu kirimo amafaranga ugasanga agahita anyuza hirya, ukajya kubona ukabona ngo naraguhamagaye ndakura kandi ntiwigeze uvanaho telefone. Nyine urwo rukundo rw'uburyarya ntago sometime batwereka nibabikureho, natwerega nimba ubwo bushobozi babumbonyemo makazi nkore, nkeneye kujya studio ngatanga ibindi bihangano, nzajyayo gute se nimba wumva ko ngiye ngomba kuza nkapakaza for free? Ahubwo nyine nk'uko wabivuze ujya gusanga nyine aho bitagize na kimwe kibirimo, nta kintu uri bucyure uri bunitegere, urumva nta n'amazi yo kunywa, niho baguhamagara mwana bavuga ngo ngwino ukore, ngo ngwino nguhure n'abafana, ngo wubake izina. Man, umufana arahari, ngo nubake izina man, umufana mwarawugwije, nubake izina today tugeze kugira ngo twubake n'ubushobozi bwo mu mufuka. Niba twubaka impano, hari uburyo dushobora kubaka impano, ariko nitugerageze nababanye impano tububakira umufuka. Sibyo? Ntago byaba ari byiza ko utumira umuntu kuri stage akaza afite ikintu cyacitse man, akaza adafite ambaye inkweto aje kugusebya man, cyangwa se akaza atiye urukweto man, nta cyangwa ariho. Umufana ni umujudge mukuru, bahita bati wa muniga nani cyangwa ariho, ati ni cyangwa yambaye kiri munsi y'icyange. Kubera iki nyine uri muri hiringa nta kintu uhagaze n'umufana ari kunyujijemo, ariko wenda bagutayemo wenda ako kajana n'urugero, wanamanza ugaca muri shop man ugamanza ukeye noneho ugafunga ibirenge, ibyo uvuga bikajyana n'uburyo uri smart. Niba twubake mu buryo bwombi, sibyo? Mbere kudushakira public yo kugira ngo dusuzugurwe na public, ahubwo niba dufashe kubona public, ariko noneho natwe dufite ikintu kizatuma dukonvisinga ya public. Back again kuri kamera za Buganza TV, turababwira ngo uyu munsi nakagaruka none tubafitiye show. Njyango muri kamera za Buganza TV mwe murareba abasole babiri, murabazi kenshi cyane mu ndirimbo nyarwanda cyangwa se muri muzika nyarwanda, ariko mukanya baraje baradutangira ibintu bigiye bitandukanye, baje baratubwira ese aba bantu dufite hano imbere n'ubwa mbere mubabonye kuri kamera za Buganza TV. Ariko uyu munsi tubafitiye bato, tubafitiye urugamba, tubafitiye mbese ni impano icyo tuvuga ngo impano. Iyo unyarukiye hano mu gice cya Buganza usanga hari impano zigiye zitandukanye, usanga hari abakinnyi ba filimi, usanga hari abanyamuzika, abacuranzi, mbese n'abandi ba exporting impano bavuye muri Rwamagana bagera mu yindi mijyi itandukanye. Ubusanga kenshi abagiye bamamara batutse mu karere ka Rwamagana ndetse cyane by'umwihariko mu gice cya Buganza. Uyu munsi rero twabazaniye abatumirwa bacu bagiye gutangira batwibwira kugira ngo uyu munsi tumenye ikiganiro nyirizina cyacu aho gishingiye, tubabwira ngo kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye, tubazanire ibiganiro bigiye bitandukanye, nuko mukora subscribe, mugakora share, comment kugira ngo natwe tubashe kuba twagira iki twageza impano zacu kure. Duhereye iburyo bwacu bagiye gutwibwira musore wanjye. Ewana, welcome kuri kamera za Buganza TV. Asante kabisa, murakoze kutwakira kuri Buganza TV show. Ewana, banza twibwire bya gisani noneho. Amatora tuyikubiremo, Paul Kagame tumwimariremo, murabizi ibyo akora ni sawa kandi u Rwanda ruhagaze power. Abakobwa basore vijana mu matora y'ubu turajyana, kumutora bitubera ijyana, jewe na bande dusangiye u Rwanda. Cyo mvuga ni Paul Kagame ushakira ibyiza igihugu kirame, uri hano urahuri hadiya na ubudaranga bwirirwe pa. FPR yakoze ibikorwa birenze kandi nawe urabibona, amataru batatse imihanda, amashuri n'ibigo by'inganda, moje ni ngufu tushindi kura we nzatora Paul
Kagame, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame kugira mu Rwanda duhore turi umwe, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame kugira mu Rwanda duhore duhamye. Umusaza yadukuye mbara aho bigeze mbona kwiyi midari, ibitaro yabishyize hafi mu ishuri twigana guheza bari, siye nyine ahubwo ni twese tugomba guhora twimika uwo mwami, yaduhaye umutekano kandi amahoro naye yagwiza mu bwami, yatugiriye inama benshi muri twe turi paza turagana he, duhitamo gufata umwanzuro wo kwiteza imbere tudahagaze, amaboko dushyira hamwe yapana gutinya ibikangaranye, amahoro agume asagambe muri uru Rwanda rwamamaye. Nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame kugira mu Rwanda duhore turumye. Anaitwa Emizo. Umuhungu wacu katoroshye. Turaza kumva. Ku ruhande rw'ibumoso rero dufite rw'iburyo dufite n'urw'ibumoso dufite umuhanzi wacu. Nawe agiye gutangira twibwira bya gisani. Nyitiniga yavomye idahagarikiwe n'ingwe, nta marozi nta mbaraga z'abapfumu, ijwi ryanjye riragenda ryambuka imisozi, nimba upinga agenda ubaza birusizi, naraje mbikora nk'umurasta, cana umuriro amaniga rota, bashira imbeho ashira ipfunwe tuba bamwe, bituma imitima yabo nimikwamo, ntabwo naje nshaka kwifotoranya n'ikangu, naje nshaka gusa n'imitima y'amaniga, bamwe banyeretse uruzira uburyarya, bakunda injyana nk'izi kandi ibihe byose, iyo nshaka nari kuza nk'izi dajya ubona, nkaririmba ijipo nkoza imbunda ntabwo ivuta, gusa naraje nkora staff ku mihanda, babajama babasama mbakatira riva. Di double M ntabwo nkina game z'ubuhemu, ku myako cyane hasi mbaho nk'umusirimu, mu kiboneza mvuga abanzi banyita umwarimu, darura cyane bikomeye ushatse nyita indimu, di number 1 di the king nyita doctor, I make sure yuko ibinkora mbimerita, iyo ngeze akone cana umuriro bakota, bagasusuruka bagashira inyota. Nitwa Manishimwe Moses aka Hustler Bazi, the doctor, bad boy with good behaviors, Ori assassin, century boy, direct killer mafia, the black tiger, intungane yasaze, ishitani igenda cyangwa umwana w'intama wakuriye mu isenga ry'impyisi. Oji. Arahiye. Hayi nka data. Uyu munsi none umva nakoze ibiganiro byinshi, ariko uyu munsi mfite ikintu bita impano. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni impano zimwe tuba turi gushakisha, zimwe ngo twagize. Aba bantu ni abantu mirongo bafite indirimbo nziza kandi zifatika, indirimbo zigiye zikomeye. Nyango nituza gusoza tuza kuvuga social media zabo aho bashobora kubasanga naho babakurikira, ariko icyo mbabwira cyo iyi mpano irafatika. Basore banje ubundi mumeze bute? Tumeze fresh na aribi. Ibintu ni waneza. Aribi. Nanjye ku ruhande rwanjye I feel fresh, I feel well and I feel okay. Okay. Meze neza ntari. Njyewe kugira ngo mbafatishe biba byangoye cyane. Ariko uyu munsi navuze ati reka tubafatishe. Emzo. Ariko ngo warabuze byatari. Ntago ari ukubura ahubwo mba ndi bize mu kazi n'ishuri. Rabisi ntago babyoroshye. Gusa nyine ubu ngubu ishuri ngiye kuri soza. After two ubundi ni nyuma y'ukwezi kumwe tu. Ndahita nkora examen ndisoze tu. Ubundi tubitangire muri kariyeri hoje. Tubitangire fresh. Njya kubatumira hari debate twigeze gukora, tuvuga tuti injyana ya drill n'injyana ya hip hop ni ibintu bitandukanye cyane, ndetse hip hop ngo ikaba yaragafashe nkuko umusaza Kabaka n'abandi bari barazamukanye muri icyo gihe bazamuriye injyana ya hip hop, ati hip hop ikubitira mu mavi drill kandi injyana yawe ni drill. Muhungu ni hip hop, twazanye hip hop drill. Ibyo bintu mu bisobanura mute, cyangwa se wowe ku giti cyawe ushingiye kuki? Kuri nje impamvu nahisemo drill. Ubundi nje njyana drill nyiyumvamo tu, kuko Romodo wanjye rimbaga drill tu. Uwo bita Centros. Cye rero ndayikunda cyane tu, kuko ikintu nkora kimbamo ntago wambwira ngo kirutwa n'ikitambamo tu. Icyo nkora kimbamo kimesha umugati, nicyo ngomba guha respect. Drill n'injyana niyumvamo ebana. Gusa na hip hop igibinkorera tu, kuko abahungu rabidukoreye tu. Jepo yarabidukoreye kuri trap.
kuri drill nani ni hip hop tu suzi za ngoma ze za hip hop urugero nk'iri ndirimbo bavuga ngo Defuade udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka na mfite nambona wibyinira uko ushaka uti Defuade uti Defuade urumva rest in peace kuri Kabaka kabisa Imana mwakire mubaye rwose komeze kumuha uruhuko ridashira naho drill ebana ubundi subibona ko isi yose yahindutse drill musore wanjye hip hop kubera iki hip hop wakomeje gukora hip hop ese hip hop ubona muri showbiz nyarwanda ihagaze ite ya hip hop navuga ko miragenda izimira oya ntabwo iri kuzimira ahubwo nyine hari harabuze abakozi bayo b'umwuga ikintu icyo ari cyo cyose gisaba abakozi b'umwuga hip hop yagize abantu nyine bari bayifite ku mutima baranayikora ariko twabara ko benshi muri bo bari gusaza bakeneye backup izakorwa natwe hip hop ntabwo uyu munsi umuntu uririmba drill ashobora kwikomanga mu gatuza akumva ngo afite street ngo afite power ariko ntayo ko tugiye gukomparinga power ya drill kuri ubu na power ya hip hop mu gihe cyahise hip hop ikiri on the top hip hop ni injyana yoza roho ni injyana ihumuriza abababaye ni injyana nyine igera muri ango zose ikavuga byose so nta nubwo ari ngombwa ngo bibe intambara ko drill na hip hop byose nyine ni ibintu biri mu cyiciro kimwe ni ibintu biri mu cyiciro kimwe gusa nyine twebwe drill nyine tuyirekera bano bantu bari kuza muri drill nyine iraho usanga nini bari mu byivugo bari kwitaka ariko hari abantu bagifite ibibazo mani hari abantu tugikeneye kuvugira hari abantu bakidukeneye ngo amajwi yacu abavugire twero niwo mwihariko nicyo twahisemo kugira ngo tubijwi rya rubanda nyamwinshi abantu bababaye aho bari tubagereho ya nyine urumva abantu bakora drill bo twabageranya n'iyi myembe mani y'imituburano iba ari minini ariko ntiryo ntago iryo bavuze ko muri imituburano ubundi akivuga ngo sibyo akivuga ngo nagira myembe y'imitura n'ibiryoha none ngewe reka nafungura amatwi yumve buryo injyana ya drill turyoheye bro ndaryoshye nka movie ya Yanga abana bankunda nka Santa ndi kugura make nka Fanta kandi ndakarishye ndi nk'akabanga ndakora kurusha Fanta buri kwezi mbatama agapanda fata icyana cyawe nkagisohokana nkakijyana tukajya Buganda nkagisohokana nyisaba zikama nkagikaya turi ku mucanga icyo ndusha nayo mafaranga nkamurusha gusohora inanga ninge mwami bitaga Rucanda ndagutera mbere yuko mbanza ko ninza nza kora iminanda urumva uzakomeza kugira ishyamba ikirura cyambaye urw'intama nzahora nkusabuza geraho uzama nabyindaye bitazaducanga muri kwibaza nirihe banga ikavu tuzaramba ababisi bacicicike kuri drill tubabanire ndakuze nyeneyereza mfa peti wanjye akajya nsaba pampa high school nayize mu ndanga ndarukarusha nsushi muhanga sinakora ikigede cy'ukwezi gufata igisuka byo biragahamba drill njyana yumva mama na hip hop ugenda zandika uravuga iki arakuzimije ni bya byivugo arakuzimije nyine ni style yo kwivuga nanjye ntega amatwi uraza kunyuma twebwe hari n'abantu dukeneye guhugura manje tugatanga inyigisho bakubita inanga bakabarusha gusohora inanga ntabwo bikunda nuvuga ngo twebwe umwihariko wacu nyine turacyajya kuri street turacyafite abantu bo guhugura urumva dukeneye guhugura abantu bahindure dukeneye gukora ku mitima y'abantu bagiye urumva ngo bagaruke isi igeze aho ntabona neza aho abayituye bose bikundira ifeza baranywa bagasinda bakabyina nta gusoza bigize indakore kanga imbere ni heza nge hari ibyo mbona bintera amarira niherera nako bwo kubura uwo nganyira twigize abahatari mu nzira zose tunyura twiyibagiza yuko inzira itagitubwira reka urubyiruko rw'ubu twigize abasani batubwira viziyo ubwo dushira isoni ngo twarakuze nta mubyeyi ukidukoza inkoni ibyo bikadutera gukora ibiteye isoni abantu babaye abandi babaye abahemu bigize abasirimu ngo bafite amamari mbona bafata abari bakatana mu bikari ibyo bakorerayo ntimumbaze mana nyange ngwino mfashe timukaga nyigisha gukora byose nkizemo ubuhanga unyobore ndeke kubaho nk'abanyamahanga umubwitange bukomeye nka muganga maze mbona abantu banjye bankunze abo noneho ngewe hano nabuza hari undi bwato turumva baraza gutora
ibibazo by'abantu muri comment icyo mbasaba muri comment muratubwira ngo hip hop ni ya mbere, drill ni ya mbere, baratubwira. Ngiye muri aka kanya ntago ndamenya numagaza ariko abahungu bose barakaze. twiyemeje guhindura. Abahungu barakaze. Hari ikintu urenzaho? Umwana naguhaye. Niko subundi muhu gukora ibintu ruzungu medutu kore nk'abahu. Ufite isoni wateze ibiganza banagaho mula watezaga kumaka kujyana gero wateze uguri bacana mbibelo bro. Umusambu uratuza ugatinda gutera amataka gatenguka. Let's go. Umugiye kuguha umunandi ryoshye kudusha gusohora inanga. Ubuzima bwanjye n'urugambo urebye kuri gatuze n'ikamba. Izi ngoma nazanditse kera nyine mu bwana nyiga kuzedera. Ikigali mumva mu mateka none wallahi mafashe mateka. Ayibwiraga ko badukwena mu abasisi nibafata umwondi. Ubuzima njye bwa cyurukondi nawo kuryamanye na terapongi. Narabwiriwe ndanaburara ngenda street banyita umurara. Ubu ngubu magaro ndara n'Imana rwose njye wenda yisenga. Let's go. Iyi ngoma uyigeze ku isoko nimba ubisha kuzanekera inkoko urashakanye neki bari kubayirwa ukwezi gihe batsike koko ndagukotoje kotora usaru ugira ibikovu ivuze bisebe mu kibuga wahindutse ihene ingoma ngo hayiza gende guhane iminanda abaye imigaji kubera guheza mukorera giti kuba mfuka mu cyaro siko sasa uko natazi gukosora ikosa abavuga muvuge tubyumva umuziki nyarwanda abaye metode kugafata birasaba kode kandi urabizi nzigurira ikote imihanda izadukina nacyo geta abajama bakuramo isomo irishaza natewe na promo na n'umujama wankandiye momo ubu ndambuye beci nomo muri game nabaye kimomo ubu ndambuye beci nomo muri game nabaye kimomo izi vaze ziramena ingoto ndaguko musigare w'imyizi moso iyi ndasi yabaye nk'indosho buri nsane yose bihubuka propo nahisemo gukora solo bikomeza kwa ubwo mindura inyogo bandi kubona za dore imbogo zibafera nanjye nkatosa umuhogo abahungu nibakinga umufa bari mu mifupa bakeneye gupfa bakwamiye inyuma y'inkuta byabaye nsazo nawe ukivuga nawe uzi gufata ishuka ninjega ducya muri iki kibuga urashaka ngo tujye mu mitsi mukeneye indishyi muri game birazwe ndi bigimba ndi mu bahungu tuvuga uti miti ni gute wigita umwami w'isiri ukigigira pipi fata pogo urenzo biki ureke kubonza mu mujyi wa diki bitangira 4 ndimo ndakwica indane mu mikarago hamagara zo niba hagera nabo ndabahaga show let's go giri it's your boy Emizo urajyayo arakunamishije kubitsa babaza reka kubunziza diki mu mujyi urumva nyine nizo hobbies urumva ni nazo agreement ze njye nabigusobanuye ariko urumva nta gitandukanye n'icyo nakubwiye bo nyine bari kwivuga tu ariko twebwe sibyo nago barivuga ibigwi badafite every time nago ari ngombwa ngo uhore wivuga bro ukeneye guhindura imitima y'abanyarwanda dukeneye guhindura society naye ngiye kubatama akagoma kanjye kitwa nyuma ariko abanza bitekerezeho neza kendi turi kwita freestyle uze gutega amatwi uraza kumva igisobanuro cy'ibyo nakubwiye ufite life yawe ubu ndiho nkanya kamwe nta muvandimwe underground ntabwo ndagera aho ntekereza nta mufungo mfite ngo mfashe gupfusha kwisi muri make rwose nciye bugufi nk'ibyatsi ndi nka wa mutindi wanitse izuba rikazima kuko mu byo nkora nta kizere cyejo mbona nkora mbabaye nkora nicuza nkora mbunze imitima nibaza ngejo nzamera nte ndi guhemukirwa nabo nitaga amaniga namenye nkuze mu by'ukuri nta nayoka ibyabo nyuma nza kumenya ko arabasama arabahwera arabana hari inshuti zinyihishemo intambwe yose nteye ntabwo ibagwa neza nibaza icyo nakora cyatuma batuza sinzi icyo bakeneye in my right since cyo Listen, ntawe nimye ntawe nahemukiye sinzi impamvu ituma ari nge mwitaho buri gihe mbanyuraho nkabona bazamura intugu gusa nibaza uburyo ibi babibonamo inyungu hari abakeka ko mpinduka zo muri ubu buzima zabagira ibikomerezwa bakaba badapfa bakiyibagiza kukandagira isata babaza ejo isi kabaruka bakabura aho bagana ni batuze gato siko twabishatse rurema ni utiza kanatira urabishatse wa mugana wa wundi buryo ibyisi birashira wanagenza gake umenye kuri mu mataha ci nyuma y'ibi nzakora ibyo nshaka nzashyirijwe hejuru vuge bumve nzabana na bose kuko nzaba nkunzwe nzashira agahinda mbeho nk'ibisanzwe nyuma y'umubabaro n'agahinda mfite nyuma y'amaganya nge ngarutse mvuga ibyanjye nubwo inshuti zanjye zibaye abanzi banjye nubwo mbona imibu yibasiye icyumba cyanjye ntabwo ntuje mu mutima ntabwo nababeshya ndazi ikibando hafi kuko nzi ko mfite abanzi bashaka ngo bamamare ngewe ubwo nandagare gusa bafite uko bambona nanjye mfite uko mbabona reka ncana itari ibinyugunyugu bizaza reka ndebe ukuntu uru rugendo nzarusoza reka ndebe ukuntu nabana n'ababikwiye reka ndebe ukuntu najya kure y'ibigwari man. Yeah. Hip hop it is my priority nta n'ikintu waza umbwira ubundi cyoza ngereka nkubwira nge numiwe so kubeshya numiwe icyo nakubwira cyo
muri showbiz nyarwanda harashya, hari abana sinzi nyine hano tuzanye batiri hano muri Rwamagana, nkeka ko aba bantu nibo ba mbere muri muzika, muri muzika nyarwanda hano. nta nubwo byakabaye intambara, waba ukora drill, waba ukora hip hop, nyine ntekereza ko twakabayeho tunuzuzanya man, nta n'impamvu yihangana sibyo, ariko nyine ngewe icyo nakubwiye niko kantu gato yanenga drill, ni uburyo their songs zose ni ibyivugo ndi kanaka kuwa mbere kugeza ku cyumweru, ni gute uba kanaka kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, hari umupfakazi, hari imfubyi street, hari umuntu wa burayi ukeneye kuvugira sibyo, ntabwo ari ngombwa ngo wowe wivuge nkaho ubwawe every time sibyo, jya muri izo gerageza wivuge, ariko unazirikane ko man hari ibindi dukeneye kubaka, ntabwo tugomba guhora twivuga, nyine twarivuze bihagije to dukeneye no kubaka n'ibindi bintu. Tugiye gusozanya n'indirimbo imwe kugira ngo tujye ku yindi topic. Tugiye gusozanya n'indirimbo imwe. Hari abajya bavuga nyine wowe ngo nta mpamvu zo kwivuga barakuze. Umuhungu wanjye nawe agiye kutubwira, agiye kudutamo anadukomagura tubwira n'abanyarwanda. Nahindura ako kantu noneho agerageze aduhe na message. tuza wibigira bato, wibigira intambara sibyo, twahira umurape nanjye ndi umurapa sibyo, ukunda uburyo uririmbamo, ufite n'impamvu wabikunze, nanjye mfite uburyo ndapamo sibyo, kandi noneho urabizi twese content ni hip hop, ntago hano hari umu R&B n'umu hip hop, twese twahuriye muri hip hop, wabanza ugatekereza impamvu twese ari hip hop, nuko ari hip hop ku giti cyanjye, ikaba hip hop ku giti cyawe, noneho mu buhanga bwanjye bwo kuririmbamo hip hop mfite story zanjye ziri difference na story zawe bro, wumve no mu mavasi biri difference cyane, ufite story uburyo uririmbamo boro zawe, nanjye nkagira urya indirimbo boro zanjye, twakwana future ko twese ni hip hop bro, uzana content nkaririmba muri style zawe nawe ukaba muri style zanjye, wibigira intambara ntago ari fight, drill na hip hop byose ni isoko imwe tu, ni njyana yozaro uri kumva, no kugira ngo none iyi boro ngiye kuguhereza baricara yige, najye muteza amatwi icara wige oya ntago ari bato, ngiye ndabikora ko mbikunze tu, mfukamye nsenga Imana nihana cyane, nakoze ibyaha umutima wuzuye urubanza, ndibaza cyenza tsinda urubanza, Uwiteka aryamiye amajanja, kubona ijuru bisaba gusenga, birasaba gusenga Uwiteka ukabona faswe imbyera amarembo, umutima watoye uruhumba gahinda mfite ubukuzi incumbu, urabizi ngendira mu cyungo kandi wallahi ngo haje ibirungo, umutima mfite n'uwa mama nkagira ingende meze nk'iya data bro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi wallahi ngo mvuka mu cyaro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi ngo ndi umunyacyaro, kandi wallahi ngo mvuka mu cyaro, umutima wabaye urutare kubera amagambo nahindutse intare, ngicyana gifite imibare tugenda i Kigali maze tukibane, umubyeyi wambyaye ni vuba ko mbona mpagaze kanyiza icyuya, Uwiteka nisunze ni vuba kunkira kanze nkababiza icyuya, nahuye na benshi barenze kandi bambwiye ko mbizi birenze, Uwiteka yateze ibitenge kunkira kanze nkakaba imirenge, abanshinze gufata amafege batazi uko nkora babuze ubwenge, izi ngoma zidusaba ubwenge, wimvunikana wanabuze ubwenge bro, izi vasi ni nkubwira kane magazishaza nk'umwana wa kane, i Kigali gukaba ni kano kanura amaso kanabira ibyuya, abifuza ko nguma ku cyaro mano rero bakati kimwaro, iyi ngomeza nyambusa umwaro kandi zakundwa hose nk'urubyaro, mwereke wofikia mahatu na etaji, abanzi tubahabye cyane maze tubanage hasi, abajama bahora bavuga ngo dore emizo yahindutse ngegera, uzanyuma amazi cyangwa ubireke n'inyabura nzoga n'urume bro, je nkunda drill na hip hop ndayikunda man, respect kabisa man, urabishoboye man, respect bro, urabishoboye kabisa adivi nta kivuga ngewe ngo nta kivuga baramuzi. Okay, let me continue. Naye ngiye kubatamo boro yanjye isa nkaho ari nki, nyine mba ngenda nchanginga ko ngiye style zose nzikoramo, mba ngerageza guchanginga style, iyo nkozemo uyu munsi ejo ndahindura, rero ko tamo indirimbo yitwa Hustler Hood, indirimbo yanjye itarajyanza ariko ni vuba tu, yo nkeneye amaboko yanyu hejuru, nkeneye ubufasha bwanyu, nkeneye ayo majwi yanyu, iyi game nyibamo ku bwanyu, ntacyo mfite cyo gukora ngo munabiyoke nibura, bwa buryo mpora mbarabura muri slang zidashira, naje ndi hasira mwamenye, sinajya kure y'umuco wacu, kubigeraho ntibyari byoroshye, never ever ibikubikora biravuna, wenda nari kuguyo ku mihanda kuko niho nakuriye,
gusa Nyagasani utanga amarun ntabwo ariko yabyemeye. Turi muri bimwe bita ubucuti, maboko hejuru nikize biti nkayigwamo nta by'amafuti inyuma kuri street tugakora umuti, baba bebe bacugusa iby'inyuma yamanigana yabaza amazina mu kanya gatoya ibintu bikaba abisanyuye bagakora amabara. Nimba tubyumva kimwe nkeneye kumva muvuga ngo muvuga ngo hustler hood says hustler hood. Bakunda ibirori, bakunda amabari, bakumure mfa amanwa nijoro basanga ama street batumura ifari. Ndabagwiramo bwije idage zitandeba mu ntege, imyoto nyikwikire nikora amazi nyamanyure ncane maremare. Ndabagwiramo bwije idage zitandeba mu ntege, imyoto nyikwikire nikora amazi nyamanyure ncane maremare. Tujye muri bimwe bita ubucuti, maboko hejuru abikize biti ndayigwamo nta by'amafuti inyuma kuri street turakora umuti, baba bebe bacugusa iby'inyuma yamanigana yabaza amazina mu kanya gatoya ibintu biraba bisanyuye barakora amabara. Nimba tubyumva kimwe nkeneye kumva muvuga ngo hustler hood says hustler hood. Yes. Abasa abana big up kabisa. Courage. Ntabwo tuzahagarika man. Cameraman abahungu barimo neza cyane. Njyango n'abari badukurikiranye online turabwira ngo ibi bintu tuba turi gukora cyangwa se izi mpano tuba turi kuzana ntago ari kugira ngo muzirebere gutyo gusa cyangwa se mubone ko ari ibintu biri aho ngaho, ahubwo nuko tuba tugira ngo tubereke ko hano kuri ino mihanda yo mu Buganza dufite icyo bita impano. Dufite impano ku buryo aho kugira ngo wirirwe ujya hirya hino, niba ufite ikirori cyawe hamagara Hustler. Niba ufite pati yawe cyangwa se ufite ubukangurambaga runaka, bafite indirimbo wumvishe ko zifite ireme ryo kugira ngo zibwirize abantu, zibwirize abanyarwanda bahinduke bave mu mico mibi bajye mu bintu bizima, hamagara Emizo. Hustler n'abana bafite icyo bita babaha akazi. Urumva dukore icyo bita umunwa, dukora ubutumwa ariko tunakore n'ikofi. Yego nuvuga ngo dore ikintu kijya kitubabaza sometime, uhura n'umuntu akakubwira baranze urarenze waranyemeje kandi ari umuntu ufite support yakaguhaye, ariko ejo hazi ikintu kirimo amafaranga ugasanga agahita nyuza hirya, ukajya kubona ukabona ngo naraguhamagaye ndakura kandi ntiwigeze uvanaho telefone. Nyine urwo rukundo rw'uburyarya ntago sometime batwereka nibabikureho. natwe rega nimba ubwo bushobozi babumbonyemo makazi nkore, nkeneye kujya studio ngatanga ibindi bihangano, nzajyayo gute se nimba wumva ko ngiye ngomba kuza nkapakaza for free without income, nkaza nkapakaza nyine nkagenda. Niba duha amafaranga turayakeneye, ntabwo tubasaba menshi, turabasaba wenda ahwanye n'urwego turiho, ariko dukomeye tuzamure level natwe tugeraho abandi bageze, kuko nibo mbaraga zacu. Nicyo kintu kiratubabaza n'umuntu wese ubyiyumvishemo uzi yuko ari ahwanye n'iki kintu mvuze. Ni mwisubireho mutwereke urukundo ruri fu. Wenda hari n'abafatanyabikorwa bajya baza ugasahara abafatanyabikorwa cyangwa se hari amawenije agiye atandukanye abashaka gukora icyo bita ubukangurambaga, yaba ari ukubwira mu rubyiruko, bwira mu bantu cyane cyane urubyiruko nirwo bakunda kwibandaho. Ese niba wumva ugiye gusapotinga uvuga ati twebwe tugiye gutanga ubukangurambaga kugira ngo abantu biteze imbere, bariteza imbere bate? Abo ugiye kubwira ngo biteze imbere uri kubacishaho ikirako kakijyana kuri babandi bagezeyo bafite n'ahantu bakura amafaranga, kuki udafata amafaranga ngo yashore muri babandi bakizamuka? Kandi bamwe bagifite urabaha icyizere gute kugira ngo bagume muri cya kintu bubaka ikintu kiremye? At least bari abahanzi bakomeye wenda bafite ibyo bakoze tutarakora, ariko usundi ntabwo banakomeye man. Rega natwe ntabwo tworoshye, natwe mubona turi ibyatsi cyaturamaho, natwe ntabwo tworoshye. Nuvuga ngo nimba nuko bimeze nibamuzane bamuhe menshi, ariko nanjye banzane mwunganire bampe make yanjye, baguhe make yanjye. Apana kumva ko nimba bamuzanye ngo ubwo ngo byarangiye, ngo icyari kigambiriwe cyarangiye. Nibamuzane bamuhayo menshi ye yabaciye, nanjye bamfate bagirayo bampa ahwanye n'urwego ndiho. Ariko nanjye sinze gufana mani ikirori haje umuhanzi nanjye ndiwe, none nanjye bakeneye ko nza guhagarara mu bafana ngo nanjye mpfa n'umuhanzi ngo kanaka yaje araza ajya he. Niba twumve mani, niba ari mu mujyi wa Kigali nakore mu mujyi wa Kigali afite amakontra menshi agiye atandukanye, ariko se wa wundi ukizamuka azagerayo ryari
kandi hari intege zakamuzamuye ziri gucikira mu nzira. Erega hari ikintu kimwe batanamenya nakongeraho. Uyu munsi wenda turi hano mu Buganza tu. Uyu munsi Ubuganza bwaterwa ishema no kuba nava mu Buganza nkagera n'ahandi mu bindi bice by'igihugu. Basi bakazaye banavuga ati uyu muhungu ni uwacu turamuzi hano na hano. Izo mbaraga rero bo nago babyumva, sibyo? Barashaka ko nguma mu Buganza tu. Mwande kwengagera n'ahandi ngarenga mu Buganza. Nimba nako kantu kabonetse yo kwitanga ayo mafaranga utanga izo miliyoni 2 kuri Platini P, ariko uvuga ati natwe dutahungu bacu bari hano reka nabo tubanage match list wenda turwasada. Natwe tugereho man, natwe dukore dukomeye kabisa. Nicyo Emizo icyo kintu cyumfute. Kinani kintu narenzaho kubyo baranzi yamvuze. Gusa ikintu kimwe navuga tu ntago njya nkunda kuvuga amagambo menshi. Baratubanira ariko haraho bizagera imiryango igafunguka batazabasha kutubanira tu turi kwibanurira. Twabitangiye tubikunze turakora kugira ngo tumenyekane tu, sibyo? Ariko babibabaje nyine kubona nyine hari nk'igikorwa cy'urubyiruko kugira ngo bazane umwe mu rubyiruko ufite ibintu birenze yakaberetse bakazana nyine muri agent tu. Icyo gihe bamaze twebwe nyine nk'iyo nabonye ngiye batumiye nko muri agent nanjye kandi mari mfite ibihangano matwe dufite na content ziryoshye cyane tu. Ntago giye byanshimisha kubona muri agent performing ngiye ngatana performance kandi nanjye macaga mfite fans yanjye tu. Afite abamufana nanjye mfite abamfana. Si n'ikibazo kuba bamutumira yarakoze tu. Muhanzi batumanye na n'ikibazo mufiteho, ariko abamutumira ne barebe ku mpande zombi, barebe mu marigend n'abakizamuka bavuge ngo ari kuri review tu, kuko hari n'igihe wazuka bikorera uri abazanye mu marigend akabigukorera kavuga ati peti nabonye ameze neza reka nanjye icyo namufasha tu. Bagerageze babidukorere nyine natwe ebana twaguke tu. Akenshi usanga impamvu wenda ko dushobora kuba twatumira igikorwa cyacu kikabura fans kikabura audience, nyamara ugasanga ngewe nkuko nagiye mbakurikirana mu bitaramo bigiye bitandukanye, mbakurikirana ahantu hagiye hatandukanye, ngewe nkeka ko aba bahungu barashoboye, ni ba bahungu bashobora kuba bakubita ikibuga kikuzura. Baje gufana baranzi, baje gufana Emizo kubera bafite injyana n'ubundi zimaje kuba zamenyekana, bafite injyana zubaka roho, zubaka imitima, zubaka urubyiruko, ku buryo ki yaba abatera nkunga cyangwa se abasapota bakeneye gushora imari, bashora imari kuri bano bantu kugira ngo babashe kugira iki kubya tuzamurerega na kariyeri yo mu Buganza. Impano umuziki wumve kuremye, ntituvuga ngo dushaka club imeze gutya, tumenye ngo Rwamagana cyangwa se Kayonza cyangwa se Kirehe n'ahandi hari abantu bagomba kubavugira. Rega nahake birababaza reka mvuge kantu kakunda kumbabaza. Ugasanga umuntu aragushaka mu bintu biri free, yagera mu bintu by'amafaranga ugasanga yagukwepye nk'icyo wahoze uvuga. Niba guhamagare hahandi, niba hari amafaranga make yabonetse tuyasangire, niba hari amafaranga adahari nabwo wenda tumenye ngo ntahari, ariko niba hari bayamene hasi natwe tumenye ko impano zizamuka. Rega bitari kure hari na hamwe batwifashishije. Hari ahantu batwifashije hamwe namwe, kandi ndatekereza ko hari umusaruro byatanze nabo babonye. Abafana bari bahari, abafana barafanye bazamuye amaboko, stage zarahiye, umufana hari ubukangurambaga nigeze nakifashishwamo kari karimo konsana twagiraga ngo ubuzima bwiza amahitamo yanjye. Twazengurutse mu bigo by'amashuri, nagaru kwiyemera ariko abo twagendanaga barabizi harahiye pe. Nese why not nimba hari yabibaye ku cyandi ho bitabase kuki bitaba. Ahubwo nyine nkuko wabivuze ujya gusanga nyine aho bitagize na kimwe kibirimo, nta kintu uri bucyure uri bunitegere, urumva nta n'amazi yo kunywa, niho baguhamagara mwana bavuga ngo ngwino ukore, ngo ngwino nguhure n'abafana, ngo wubake izina. Man umufana arahari, ngo nubake izina man, umufana mwarawugwije, nubake izina tudebe tugeze kugira ngo twubake n'ubushobozi bwo mu mufuka. Niba twubaka impano, hari uburyo dushobora kubaka impano, ariko nitugerageze nababanye impano tububakira umufuka. Sibyo? Ntago byaba ari byiza ko utumira umuntu kuri stage akaza afite ikintu cyacitse man,
akaza adafite ambaye inkweto aje kugusebya mani, cyangwa se akaza atiye urukweto mani, nta cyangwa ariho, nta cyangwa ariho. Umufana buriya umufana ni umujaji mukuru, bahita bavuga ati wa muniga nta n'icyangwa ariho, ati n'icyangwa yambaye kiri munsi y'icyanyu. Kubera iki nyine uri muri hiringa nta kintu uhagaze n'umufana ari kunyujijemo, ariko wenda bagutayemo wenda ako kajana n'urugero wanamanza ugaca muri shop man ugamanza ukeye noneho ugafunga ibirenge, ibyo uvuga bikajyana n'uburyo uri smart. Niba twubake mu buryo bwombi sibyo, mbere kudushakira public yo kugira ngo dusuzugurwe na public, ahubwo niba dufashe kubona public, ariko noneho natwe dufite ikintu kizatuma dukonvisinga ya public, tukayiha impamvu zo kutwumva sibyo, nyine tugaragare nk'aba artiste babigiremo uruhare. Yego bizadufasha. Aha, dusoza rero ikiganiro cyacu twari dufite uyu munsi, tugisoza tugiye kujya mu gihe cyo gutora, mu gihe cy'amatora. Ndakeka mu gihe cy'amatora haba hari uburyo bwo kwamamazamo bugiye butandukanye, haba hari uburyo bwo kugira ngo habaho kumenyekanisha igikorwa runaka. Ese igihe cy'amatora tugiye kwinjiramo mukiteguye mute? Ni iki mwisabira ababishinzwe cyangwa se abari muri delegasiyo y'amatora? Njye ku giti cyanjye ni inshingano nk'umunyarwanda, ndahari kandi byanze bikunze ku bijyanye no gukangura imbaga nayikangura mwana sibyo, imbaga twayikangura kandi nuvuga ngo mu bijyanye no kugira ngo twamamaze mu mirenge yose sibyo, nzi neza ko hari campaign twamamaza, niba twifashisha badukoresha twe turahari, ariko none ntabwo wakwihuruza mani, maybe uko wasanga batanagukeneye, niba duhamagare turitaba, imbaraga zacu turi n'urubyiruko, ntabwo turasaza, tuze tuzikoreshe, noneho natwe umusanzu wacu tuwutange. Indirimbo twarazikoze, indirimbo ya Emizo yayikubise wayumvise, nanjye yanjye ntabwo ndumva mu minsi 3 iri imbere irabihari, batagira ngo natwe twicaye ubusa turi gukora, ariko nabo nibamenye yuko izo ndirimbo twazikoze kugira ngo baduha akazi tuzikoreshe sibyo, turahari rero nibaduhamagare kandi turi tayari kwitaba. Emizo n'ubundi nk'uko abivuze ndabikubwira mu buryo by'inganzo bwa gisani, amatora nyine amatora tugikubiremo, Paul Kagame tumwimarijemo, murabizi ibyo akora ni sawa kandi u Rwanda ruhagaze power, abakobwa basore vijana mu matora y'ubu turajyana, kumutora bitubera injyana, njyewe na bande dusangiye u Rwanda, yo mvuga ni Paul Kagame ushakira ibyiza igihugu kirame, uri hano urahuri hariya nawe uburaranga bwirirwe pa, FPR yakoze ibikorwa birenze kandi nawe urabibona, amatara ubatatse imihanda, amashuri n'ibigo by'ingando, moje n'ingufu tushindi kura we, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame, nzatora Paul Kagame kugira mu Rwanda duhore turi umwe, umusaza yadukuye mbara aho bigeze mbona kwiye medali, ibitaro yabishyize hafi mu ishuri twigana guheza bari, sijye nyina ahubwo ni twese tugomba guhora twimikuwe mwami, yadukaye umutekano kandi amahoro naye yaguza mu bwami, yatugiriye inama benshi muri twe turi baza turagana he, duhitamo gufata umwanzuro wo kwiteza imbere tudahagaze, amaboko dushyira hamwe apana gutinya ibikangaranye, amahoro agume asagambe muri uru Rwanda rwamamaye. Urabyumva nese tuzamwimariramo gute batadushyira muri public ngo tubakundishe, niba dushyire baduhuze n'abantu nyine akajya yumvira mu bikaye no kuri phone ye man, kandi ndatekereza buri muntu wese arabizi ko yayikoze, urumva naho yagakoreshejwe arahumva man, why not sutamuha akazi, noneho ngo yandirimbo nawe yumve ko ifite agaciro, yumve ko umwanya yayishoyeho agaruke kandi nagirira umumaro natanga ubutumwa. Iyi ndirimbo muri audience man yanakora, why not sitakora muri campaign, rega no vuga ngo cyane cyane buriya usanga, reka nkubwire kano kantu man, usanga abantu bakuze, muri abantu bakuze nta nubwo bajya man bagira n'ibintu byo kutumva cyane, abantu batumva bakeneye kugira ngo babwirwe bumve n'urubyiruko, kandi kugira ngo babwirwe bumve bakeneye kubwirwa n'urubyiruko. Why not utaha Emizo nyine ngazabwire bagenzi bati noneho muhaguruke tuzagira gute, tuzatora Paul Kagame kuko niwe mukandida nk'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi uduhagarariye, no kumutora sinibaza ahubwo umuntu atazamutora ibyo azaba arimo, sha tuzamutora pe, tuzamutora kuko ibikorwa turi abanyarwanda bazi neza iyo bava ndetse n'iyo bagana, turangajwe imbere n'umusaza w'ibikorwa biruta amagambo, yatwubakiye amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi byinshi, amaterasi y'indinganire murayabona namwe, tumutora Kagame, tumutora
Paul Kagame inkingi y'ubumwe demokarasi n'amajyambere imvugo ye niyo ngiro tumutore tora Kagame tumutore tora Kagame murakoze cyane ni ku gipfunsi alright rero ngira ngo twasoje ikiganiro cyacu njya nkuko mwabibonye uru rubyiruko rwacu tuba dufite hano abanyempano bacu tuba dufite ni abantu bari muri kariyeri cyangwa se industry ya muzika ngira ngo hari byinshi twagakwiye kuba twabakenera uramutse ubakeneye ngira ngo nimero zabo tuzaza kuzishyira muri description ku buryo ki niba hari ikintu kizima cyagakwiye kuba cyakorwa nuko dushyigikira impano z'iwacu tukareka kujya outside y'impano zitari wacu kuko aho bari nabo bafite abandi bakakwiye kuba babashyigikira ariko ni gute tudashyigikira abantu tugize iki turi kumwe nabo icyo tubabwira rero natwe kugira ngo dukomeze tubagezeho ibi byiza byanyu nuko mutera intambwe ya mbere mukagira iki mugakora subscribe tukakora iki kuri Buganza TV subscribing urajya kuri YouTube wandikemo ijambo Biva Entertainment ukore subscribe wumvishe bikugoye wakandika Emizo MWZ na M za 2 na O nomero yanjye wanyishimiye wambonaho iya call ni 078 58 626 WhatsApp number 0790239540 bakore subscribe sibyo n'umubarire ba subscribing bakore subscribe shaye vata ko bari kuyemo ni subscribe ya nanjye if you want to following myself ibihangano byanjye biri kuri YouTube nge ntago bigorana iyo wanditse ijambo Baranzi ubona iyo ndirimbo mbere na mbere ugahera kuri iyo ndirimbo igahita ikuyobora no ku zindi kuri channel ya Beat Record noneho mfite nimero ya 078 079 215 wayimpamagaraho wayinyandikiraho kuri WhatsApp wanantamo kuri momo man kuki nimukagira umutima mubi nta mutima mubi rwose ya nyuma y'ibyo he n'abantu tuba tugomba gushimira man ndashimira producer Bifi the Champion Boy hari byinshi yamfashije na Rebo ya Beat Record ewana n'abantu banjye moza ku mutima ndashimira abahungu banjye tujya dufatanya sometime baba backup singers Wide Pasco ndetse na Kaihu Gang aho baramfasha ndashimira mama wanjye tu amba hafi aramfasha iyo ngenda mbwangiye aha support afite akayimpa ndabikunda n'abandi abafana banjye nabo tu nibo mbaraga zanjye umuntu ukunda ibyo nkora ewana yumve ko nanjye mufite ku mutima kandi badahari ntago naba hasura Baranzi nk'uwo bazi nyine bakomeza ubundi ukigera ku ijambo mama nzankubwira ngo umubyeyi wanjye ni the first naye yahuza abanshinze amafeki kugira ngo ambereye hira abandi babyeyi bicaye mu biro hari byinshi wambwiye mubyeyi nubwo jya nkosa nkakwicira fem urukundo wamaye ni neza mama wambyenza guha ni feza nzabikora kandi biri kuza nubwo abo people bamfata nk'ikiza urukundo wamaye ni neza mama wambyenza guha ni feza mama wanjye mukunda bikaze papa wanjye mukunda bikaze twese tumukunda bikaze mama the first with daddy ni last mama wanjye mukunda bikaze papa wanjye mukunda bikaze twese tumukunda bikaze mama the first with daddy ni last iririzi waririzi niga kibuga G unshaka rishyura cash kandi ndakora nka seye izi ni izi nkora ndi busy ushaka urufone usoma n'impyisi sinkundi pussy zingira kwezi niyo nzifashe nzifatira keji let's go let's green my boy pussy zose duhuza mouse kariba kasi ndazica bro wagwani tubabwira rero ngo nakagaruka mwari kumwe na P1 kuri Buganza TV mukore subscribe mukore share kugira ngo tukajye tubazana byinshi bitandukanye. What up man? Is Travista.